namwandikira buri munsi akayama. buri munsi se n'umugabo wawe kandi umuntu ari kugutereta n'urukundo warumwimye ugiye kumubwira ngo aravuga ngo nje kukuba hafi. Umuntu rega iyo yaje kukuba hafi n'ubundi icyo ukeneye uramubwira ukamubwira ati rero byagenze gutya. Umuntu yaba ataguhamagara ariko akaza. Ariko hari video yakoze ariko ari gutereta umukobwa ye kumutereta ari kumubwira ngo uramugore agiye ari kumubwira ngo nabana agira ngo baramubeshyera ngo na n'umugore agiye ngo ngo n'umukobwa ngo bakundana muri Kenya bakundana rwose bo mu gihugu ahubwo se bankundiye bakabana bakabyara bagatunganirwa kuko nabashyigikira kanatwerera mu byaduye n'ukuri pe nabatwerera nakemera gukora ibiraka nkamara ibyumweru 2 nkora ibiraka by'intwerano yanyu mumbabareye mu bane ubwo ntikakurya shasha ni izina ry'Imana narazinutswe pe ntabwo wareka kubaba nawe harabyumve Marite narakuzinutswe naragukarabye. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuzwa mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi rakanizere komeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje ko nama n'ibitekerezo mugenda mutanga umunsi kundi ndabashimira cyane ndetse n'ubundi bufasha n'izindi nyunganizi mugenda mutanga ndetse ndabashimira n'Imana igiye gukomeza kubaha umugisha. Uyu munsi rero turi kumwe na Shania cyangwa se kwanza ni mama Gentil nta byashaniye siko bimeze mama Gentil cyangwa turi kumwe na mama Ngabo cyane mama Gentil tugiye kuganira ngira ngo biganiro byabanje mwarabikurikiye bye na souvenir ari barabara. Uyu munsi rero nyuma yaho aganire na souvenir nibyo souvenir atubwiye Shania nifuje kumubaza igitekerezo kuko buriya bwa mbere souvenir twaganiriye wenyine bwa kare tuganira bari kumwe ariko buriya iyo umuntu ari kumwe n'undi hari ibintu adashobora kuvuga kubera ko uwo muntu ahari. Rero nifuje ko Shania tuganira nyuma yo guhura na souvenir ameze ate yabyakiriye gute mu rwego rwihariye kuko wenda ashaka kuba hari n'ibyanze kuvuga kubera ko souvenir yarahari. Uyu munsi rero ntago ahari agira ngo atubwire nyuma yaho se byagenze bite baje kuganira yabitekereje hose rukundo yararutanze bamusabaga se aho bigeze. Tuguhaye ikaze Star abona warakize ubundi hano ikaze sindi waranara umwana mu rugo kabako ndabona ko ari gukira kari gukira uko birinda nonse nkaterura. Umeze ute se? Ndashima Imana pe urahura komeye urashima Imana ko birinda shima Imana urahuri muzima nubwo ibebe bitaba byoroshye ariko shima ko ndi muzima shima ko nkomeye Imana ikintije ubuzima hamwe n'abana banjye. Yego hanyuma impamvu rero uyu munsi nifuje ko tuganira nuko ubushize twaraganiriye ndavuga nti wa mugani nyuma y'ibyo twaganiriye numva nifuje ko twongera tukaganira kugira ngo nyine twumve kuri uyu munsi ukumeze cyangwa se uburyo wabyakiriye ku giti cyawe noneho tubiganire wenyine kugira ngo twumve niba hari n'ibyo watinye kumubwira ahari ubu noneho ntahari. Ubu noneho twaganira twisanzuye wa mugani umuntu aba ari muri byinshi ifite ibibazo byinshi umuntu akaza ashyiramo n'ibindi umuntu akanga kwivanga mu mutwe. Ngaho mbwira merewe uti bigeze hehe ibyawe na souvenir? Mana yanjye rero hari ibintu mba ndeba bikancanga mu mutwe pe souvenir nubwo wenda twagiranye urukundo tugakundana ntago numva ko sarubwo yakagarutse ngo dukundana n'ibihe twanyuranyemo. Nta souvenir bundi tuziranye utuntu twinshi cyane bana nayo wenda ari byaza akamvugaho hano nawe ubwo atambwira cyangwa atavuga mpari. Yego ako nkibaza ese souvenir twabanye biriya bihe twakundanagamo yari wa muntu w'inkunda rubyino wa muntu ukunda kwambara neza pe akambara neza atitaye ko nta mafaranga afite. Yego yakundaga ibyangwe ndabizi yakundaga kwambara neza buriya namwigiyeho kwambara wenda nubwo binanira ariko namwigiyeho. Urumva yakundaga kwambara atitaye ko nta mafaranga afite ni wa muntu mwashoboraga kugenda yambaye imyenda ihagaze 100 asa neza ariko utamubaza n'ijana ariko utamwangurira icyayi cya desi nicyo ni ikibazo. Souvenir wa muntu
utabwiye ati se ko igihe cy'inzu kigeze wangurije amafaranga nkishyura inzu, nawe yakubwira ati nanjye byanyobeye ahubwo nanjye iminsi irabura ingahe. urumva Souvenir ni wa muntu mwana yanjye sinzi ko nabivuga pe, yari umwana mu mutwe yikundira nyine, yari inkunda rubyino. kuvuga nkaho we wari ukuze se, we wari ukuze? Ntabwo nari nkuze, ariko nanone ibitekerezo bye nabonaga bidahura n'ibyanjye, kuko njye burya umuntu wamaze kubyara uko biri ku mukobwa hari impinduka iba yajemo, ntabwo aba kimeze nka wa mukobwa. ubundi baravuga ngo iyo umukobwa yabyaye ngaba yakuze, ushaka kubyara ufite nk'imyaka nka 20, wabyara umwana akakwiyongeraho 3 cyangwa 4 cyane tukura mu mutwe rwose. ayo nubwo nawe ahita yiyongeraho nk'10. Yego pe, imyaka iriyongera. Urumva we ni nkaho buriya kiriya gihe nubwo mwakundanaga wari umeze nkaho muruta nyine mu buzima, mu bijyanye n'imibereho. Mu mibereho ubwo naramurutaga cyane. Bose Souvenir wa muntu nimba afite 1000 yagenaga akajya resitora akarya imvange akitahira kwiryamira. Ariko se ngiye nacana umwana muri resitora tukarya imvange, ntabwo byakunda. akeneye kunywa igikoma, ntabwo byakunda, ntabwo bibaho. Urumva Souvenir wa muntu utavuga ngo mfite ikibazo kintunguye mfasha. Souvenir wa muntu wikundira. Kuwabonaga se iyo twaganiraga yabaga yigize nk'umusore nyine wa danje, ugukunda, uguha buri kimwe, ukumva wagukemurira ikibazo runaka ushaka cyose ushaka kugira. Sinavuga wenda ko atankundaga kiriya gihe pe, barakundanaga, ariko ibigare yagendagamo by'abasore bagenzi be nyine nabonaga bitazahura n'ubundi. Rero wa muntu ukunda utubari, burya akunda utubari, kunda amashuri, kandi we ntabwo ari ibintu byawe. Mana yanjye utubari si ibintu byanjye, wenda keretse kwa kundi uvuga ati tugenda nkugura agafanta, ariko kuvuga ngo nagiye mu kabari ejo mbonye mu kabari, oya ntabwo ari ibintu byanjye rwose. Wa muntu ukunda utubari, ese uwo muntu mwabana akaza kugeza kuki? Si wa muntu n'ubundi mwajya uryama ukarindira kari butahe yibereye mu kabari kuva nka saa 10 arakomanze nibwo ari gutahuka. Nanone ababaga ariko wibuke ko icyo gihe hari imbere shase impamya ko yahindutse pe, kuko Souvenir ni wa muntu mbega ari mu basore mvuga ko bakunda gusa neza, atereta umukobwa yitwaje ko asa neza, avuga ati icyangwe mpagaze ntabwo umukobwa nyanga. Mbese abo basore bariho nawe rero gusa neza, ariko nyine agira ngo nawe abiratishe ari byo agenderaho, avuga ati nterete umukobwa. Ashobora kuba yaranamunya ku kazi pe, sibyo? Nari amafaranga nubwo yamaye ndanamushimira kuko ari amafaranga yamaye, nari buburare rya joro, ariko ndanamushimira ko yamaye kuko hari icyo yankoreye mu rugo. Ariko ashobora kuba yaranayamaye avuga ati amafaranga y'akanyamuhe, areta abona ko ubuzima bwahindutse, ahita agaruka tujye mu rukundo. Ibyo ntabwo wakirwa bitinda kubera ko iyo umuntu ari gutereta atanga utwo afite twose, aza yiyemeye, kandi buriya si byiza. Ntabwo ari kwemera sigami, ntabwo ari nka mbere, uzarebe witegereze neza n'icyangwe, ntabwo ari nka cya kera, ntabwo ari nka mbere aho umusore yibwira akaguha 5, nubwo wenda yaba ari gutereta, ariko ntago kimeze nka mbere. Ubu rwose komana ubu yari kunkumuye, ntago ari nka mbere. Gusa nanone umuntu wese yari gutereta umusore cyangwa umukobwa nyine ariyemera akihagararaho nyine. Nese niba umuntu akubwira ati nkeneye igikoma, nkeneye kurya, ubwo wamusezera witwa ngo uri gutereta nta n'igihumbi umuhaye. uko mbikeneye ko ngiye akenshi nk'ubu nifitiye ikibazo cyo kurwara, kenshi pe mba nkeneye amafaranga cyane, kandi nta nawe mfite nyakura ntakora. Ubu namwandikira buri munsi akayama. Buri munsi se n'umugabo wawe, kandi umuntu ari kugutereta n'urukundo warumwimye, ugiye kumubwira ngo aravuga ngo nje kukuba hafi. Umuntu rega iyo yaje kukuba hafi n'ubundi icyo ukeneye uramubwira ukamubwira ati rero byagenze gutya, kiri icyo mfasha. Nyine wa muntu waje kukuba hafi akakuba hafi koko muri cya kibazo ufite. Kandi nanjye sinabasha kubwira umuntu inshuro 2-3 ngo naburaye ubundi buriye bigera wowe nawe ukagira isoni. Uzi se impamvu nyine nuko
iyo umuntu mukundana ubundi iyo umuntu mukundana nyine muri twa tuntu dukeya ufite cyangwa nawe afite mwese murafashanya niko ubundi bigenda gusa ku ruhare rwa Souvenir ngewe ukuntu namubonye ntago najyaho ngo ntsindagire ngo bana nawe nako ngo mukunde cyangwa se ngo mwemerere kubera ko umuntu niwe wiyumva n'ibyaba wenda bitari byiza niwe byabaho n'ingaruka niwe zageraho gusa nanone ku rundi ruhande yewe ngereranyije n'ukuntu mbere kera yari ameze nuko ameze ubu nyine ubwo ntago ndi kuvuga inyuma cyangwa ikindi kuvuga nyine no mu mitekerereze urumva nawe niba avuga ati mfite umwana nanjye ndera kandi nyina batabana nyina yarajyanywe n'abandi bagabo ko biri kose nawe afite azi ubuzima nyine azi kurera icyo ari cyo azi kwita inshingano z'umwana arazizi kuko nawe azikorera uwo mwana we urumva rero niyo mpamvu mvuga ni uko biri kose ntago akimeze nka mbere mu mutwe kuko mbere nyine kari kagasongarere babasore basongarere bashaka kuryoshya ari inkunda rubyino abona udufaranga guri ipantaro abona udufaranga guri ikabutura abona udufaranga guri ingofero agashira ariko umuntu yambaye neza ukumva ngo bamusohoye mu nzu si ikibazo abantu bajyaga banabivuga bati Souvenir ushyiraho dread Souvenir uhindura igisuko Souvenir wambara timba ya 40 bamusohoye mu nzu ya 30 nawe ukabyibaza bikakuyobera namubaza wambaye timba ya 30 cyangwa 40 bagusohoye mu nzu aya mafaranga waguze iyo nkweto yishyura inzu ahubwo wanayisubiza ku isoko cyangwa ukayigurisha buraba ntago bundi umuntu agusohora mu nzu kuko ufite ibyakwishyurira kuko ufite itungo rimugobo kukumva nawe nyine kirajya yari afite imibare mikeya ariko nekereza ko ubu ngubu nawe asigaye ashyira ubwenge kugira kumva ko afite inshingano ari nayo mpamvu namubajije mu kiganiro cya mbere twagiranye ndamubwira nti ikintu gitumye wumva ko ugomba gutereta ko ugomba kongera gukundana na Shania kuki atari bujye gutereta ukabumva ushaka gusubirana na Shania ambwira ukuntu ngo urimo umugore mwiza ambwira ukuntu ngo uri umuntu ushobotse ambwira ukuntu ngo na kera wamwumvaga ambwira bese aragutaka kugira marayika agutereka hariya ariko nawe ndamubwira ni yanyuze mu buzima bwe muri iki gihe butoroshye nuko utereta umuntu atamuvuga nabi kandi agushaka ntabwo wibuka amagambo Martine yaje avuga Marite bazi gutereta wowe muvuga yewe we Marite wamucika ntabwo wamuva mu nzara ngo pe yo mana we inkumva Marite amagambo ye ntabwo bari kuyacika ngo mbona ngo ngomba kugaruka nkagukura mu buzima buburimo nanjye numva ubuzima burahindutse wumva usezeye ubukene tamana ubu none ubwo mbonye umugabo none wari na se w'umwana ubu tugiye gufatanya twubake ako mana hari ibintu byinshi bihuza umuntu abagabo Souvenir nabone mubwira gutya ngagira ngo wenda nuko wenda mwanze ahubwo mfite impamvu nyinshi zinkura mu rukundo ziba zinahari kuko ubuzima bwanjye ntago ubu nakagarutse mu rukundo pe wapi yabanga karaga nk'ukanyirukanseho agakobwa bakunda none nakundana uzakundane n'umuntu basubona ugerageza nge nararebye ndavuga se Shania kano gahungu barateretana kuko ko naranabimumenye ndumirwa araje kugutereta bwa mbere wenda da simpe na Souvenir wiyemera kazi uyu munsi yahinduye basi wenda uko biri ushobora no kumureba ukavuga ati uyu muntu uko biraranambara abo umuntu araje mu nkweto y'amafuti araje mu mwenda umwe bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu bwa kane ari gutereta atarahindura kandi arakubwira uburyo ki afite amafaranga ameze neza agize ati ntaranajijisha byibura ngo yake nimero yawe kubitereho n'ibyo bibiri kuri telefone ubibone niba mfite amafaranga nje kuguhindurira ubuzima icyiza cy'uwo abakweretse ko akubeshya nyine nawe ukabyibonera none ndinze niyo nzira abakobwa bakundanaga barinda niyo bandogesha ariko humura hanyuma se Souvenir nyuma mwari mwongera kuganira nyuma kira gihe tuganira cyane ubango nyine cyagiye yansabye ko muborokora rubizi nawe twari turi kumwe binsaba ndamuborokora kuva nataha rero aga telefone ka buri munsi mu gitondo waramutse ute reka da sasa abana bari yahashye ndamubaza bararya bari itanohereza na 2 yerko nikeya
utwo ni nimugoroba akamesaje urare neza urakoze ni utwo nyine twa buri munsi utuntu tw'amafuta mpamagara nyibwira ndagukunda shaze nkunda nahuye nazo mbabarira nagakonesha umutwe nyine shahu gusa nawe ntiyakurenganya nawe ntiwamurenganya urahari igihe ukundana n'umuntu ukazenguruka mu bandi bantu mugakundana cyangwa mukabana ukazasanga n'undi hahandi wari uri uko nyine wenda nawe bivuze mu gihe kitari cyo ubu nkeneye gutuza ariko none se reka nkubaje ko wavuze ngo wazenutse ukabagabo uzagenda usaza gutya udashatse nshobora kudasaza ntashatse ariko nkazabifatira igihe runaka n'igikomere mfite mu mutima cyaranshijemo ariko kuvuga ngo aka kanya ntabwo mbizi ntabwo mbizi burya umubiri ni umubiri nawe ushobora kumpindukana si byo nkubwira ariko mu gihe nyifite igikomere mu mutima ibyo bitekerezo ntabyo mfite ibikomere reka nkubwire uzi ko ibikomere iyo ukomeje kubikomeraho bikomeza bikagukomerana nuko utarababara nukuri pe nuko utarababaraho ubundi buri ubabaye twese ntitubigendana twaraboze noneho njye nkubwiye ibikomere ngendana wavuga ati njyewe ndi muzima twaraboze nabyo ukuntu nkubona abantu bagenda nta bikomere ufite bagendana ibikomere barasadutse imitima nukuri ariko reka nkubwire itekereze wagucisha mu buzima naciyemo buhere zeru aho ubuzi aho utangiye kumenyera ugeze aka kanya icyo nakubwira ni ikintu ubuzima ibikomere uba ufite nyine iyo ubihaye umwanya ugakomeza kwigunga nyine ugashaka kwigunga bihoraho nyine gutandukanya n'abantu ukumva ko uri mu gahinda ntuseke ukumva ko nyine uri intabwa ukumva ko uri nyakamwe nyine ukajya wigunga uguma gutyo ntushyire uturaso ku mubiri ntubyibuha urajya ntunage nyine uguma gutyo ariko buriya ubuzima bwose tubunyuramo ariko iyo ubonye akanya ko guseka urisekera wabonye akanya ko kwishima nk'uko wavuye mu rugo ubu nugera mu rugo uratangira utekereze abana bararya iki umuriro kwishyura umuriro kwishyura amazi ariko nk'uko ibishingwe umutekano ariko nk'uko uri hano bya bindi byose byo mu rugo uba wabitaye navuga ni rero iyo ndi kumwe n'abantu bari kunsetsa banumva ubuzima bwahindutse pe navuga ni nta bindi bitekerezo bibi mfite navuga ni rero mu buriri keza burarwa nitekerezaho neza yani muri nitekerezaho nkahera kera nyiri umwana navuga rero nishani ya dore turi kumwe bagukubita akanорesi wimirire twisekere twiganirire tuwazanyigisha kukamwe ayankamira akoca kuziga kunywa inzoga Muni naheza yize. Uzabiguhembera icyo cyangwa nakigushimira niba utasha ikintu abantu bayinywa irabiha. Mwandika muri comment mumbwire. Kanzi ntaye. Ese ko mbona abantu bazinywa bifite amahoro. Hano bazinywa utekereza se ko usanga amahoro niko byumva. Mbamana bifite amahoro batuje nta kibazo. Kuvuga ibintu ni bibiri yose yakubuje zirayaguha. Waziga kuyinywa ubundi nkinywera. Sagerageze niba wumva ari wo muti sinayikubuza. Nuko nawe nayikura. Ariko nyine ako ngize amahirwe yo kuyinywa nasoma nkumva n'ibiryo. Kuko abantu bayinywa banumva bafite. Sha uve hano bayiguhaye pe bayizaniye isomeho. Wumve n'ibiryoha ni kuryohana baguhindi. Naye nkamba kaba. Witahira uri mu karero wiryamire urebe ko bwashika. Banza nakibuka ko nanabyaye. Oya, inzoga zo zihorera aya. Zihorere kuko zira iyo zikurushije ubwenge nabyo biba bibi. Ako ntazinyweye ndi umwana. Nye n'ubundi uracyari wari wasaza se. Neza kuko burya imyaka ngize nanywa inzoga. Zihorere. Gusa abantu bazinywa pe mbona bifite amahoro. Mbona batuje nta na stress baba bafite. Simbizi. Yatsa nimba bikomere byaba bitura inzoga. Uzitura agahinda. Mana we cyakora. Ahantu nigeze gukora mu gahoteli nyine ahantu umugabo akigenda. Ariko nabonaga umuntu ayinywa nkabona ari kunywa ibintu biryoshye. Simunanye nzagasomera n'undi. Akayinywa ukabona yiyongeje indi ukabona yiyongeje amacupa atanu arayamaze. Hari umuntu w'umumama cyangwa w'umukobwa. Inzoga ibamo ibiki. Barakamira da uzasomeho rimwe wese ye. Cyakeretse nkasomye nabwo ndi mu nzu nafunze.
Nusohoke se wasimbuka sindira mu nzu. Namwe nabanza nkafunga. None se nashaka kubaza ku kintu kijyanye ni wenda ibyo bya souvenir ka tube tubiretse wa mugani uzabitekerezaho n'ibikondo uzabikora ku kintu kijyanye na divorce ujye bitekereza cyane bitekerezaho iki nubona uko atari kuza mu Rwanda ndi kwiga kujya gutanga ikirego akazaza gihari ubundi aza tujya ateganya kugaruka sina ntago mbizi ubwo nawe urakeka ariko byibura nicyo kirego nkaba naragitanze bakicaranye. None se mwanatandukanye ku buryo na divorce noneho muri uyishaka ndayishaka pe ndayishakana cyane ndetse nubwo ari gahoro bivuze ko nta gusubirana guhari. Divorce ndayishaka ko ibi naciyemo anareba yaba ari umuntu ufite umutima avuga ati uyu muntu nzasubirana nawe ntago nari kurwara kuri ngo ntabaze mvuge ntabane biki n'ibiki byibura abura n'umuntu abwira muri famille ati mugende muri mufasha abana ariko buri gihe utabonye umuntu mu byago n'ubundi ntawe bamuzahura mu byiza. Hari umuntu wigeze kumamagara ngo nyine wa mama yabaga hanze arambwira ngo Marite mwavuganye ndavuga nti ntago twavuganye igihe yakoraga ikiganiro avuga ngo agiye gutaha ngo agiye kuza kukureba yaramanje yaravuga ngo bamubarize amakuru koko ngo ko ndwaye ngo nimba ndwaye ngazi noneho arangerejeho n'amafaranga nazize akiyabona ati noneho ngiye gutega ndatashye amafaranga yayabonye ko navunitse agaceceka. Icyo gihe rero nibwo nanjye yabwirwa umuntu ngo twavuganye ngo agiye kuza ndavuga ni ntago Marite twavuganye arambwira ati kandi amaze kumpamagara ambwira ko yaguhamagaye akakubura ngo kashaka kuza kureba umugore we ndavuga ni ntago yampamagaye nimero zanjye arazifite tujya tuvugana n'ukuri si yampamagaye umama arambwira ati kanongere mubaze nanjye ubwo nategereje ko ampamagara ambwira ati nja kureba umugore nanjye ndaheba ko ndavuga ati nakonde ariko nanjye yakoze iganira avuga ko agiye kuza ndavuga ni uko biri kose yarahageze wenda muri kumwe yaje kukureba urwaye yaje kureba abana urumva none yaba atagwamagara ariko akaza ariko hari video yakoze ariko ari gutereta umukobwa ye kumutereta ari kumubwira ngo uramugora agiye ari kumubwira ngo nabana agira ngo baramubeshyera ngo na n'umugore agiye ngo ngo n'umukobwa ngo bakundana muri Kenya bakundana rwose wo mu gihugu ahubwo se bankundiye bakabana bakabyara bagatunganirwa kuko nabashyigikira kanatwerera mu byaduye n'ukuri pe nabatwerera nakemera gukora ibiraka nkamara ibyumweru 2 muri ibiraka by'intwerano yanyu mumbabareye mu bane ubwo nikakurya shasha ni izina ry'Imana narazinutswe pe ntabwo wareka kubaba nawe harabyumve Marite narakuzinutswe naragukarabye ubiki nkimuza nawe n'abana ariko nabwo kwawe uniturije kangarukiraho ibindi biri ku mutima uza navuga byinshi bikaba byanagukomeretsa ariko reka nitureze mba nafuha rwose ubu numvise ngo yashatse mana we naterera uruya nk'igihumbi mutsengera baterera uruya 3 areruya nk'igihumbi avana wa mana wahabwa icyubahiro ahubwo se we kwa mugani kadashaka ntagashaka gatanya ngo abone uko yishakira yidagadure wa mugani wapi hariya yanashaka bigakunda kuko haraze babasezerano ry'umurenge ntaryo babaza hariya yagenda agasezerana bisanzwe mu rusengero akibanira n'umugore by'umurenge ntabyo babaza ubu twe twagowe nitwe bo mu Rwanda tuba twariziritse mu murenge ariko ndabyemeye nimbi we ndabyemeye mukamanika disi kuzavuga hoya icyo nzi cyo bizagora urakazama ariko kukamanura ni ibibazo ni nabwo banuza bahanye divorce babandi mu muhoza nanuza nabo baratandukanye byararangiye baraba bagize amahirwe babikora vuba nuko bose babishakaga bose nk'uko uyishaka na Marite baje nawe ayishaka bahita muyikora nabwo binatinda ariko kubera ko umeze nkaho uri kumukurura nyine biratinda nahita numva ntuje nkarera abana numvaga ndi mama ndi na papa akoze umuntu wirirwa yirata abana agakora ikiganiro agashyiraho ifoto y'umwana umwana atazi uko yariye umwana atazi uko yanyweye yarayemo shari ko reka mbwira abantu muri comment zishaba baramutuka nukuri mwabantu mwe mujye mushyiramo n'imiyaga nukuri kw'Imana akora ikiganiro izi comment nasomye mu minsi ishize ndaseka narasetse ariko
uzaze nero guseka narasomye comment ndaseka nabana wa mana we cyakoze ari abantu bazi kuvuga amagambo ureke twi ni ukuri kose nkubwiza ukuri man simbizi ubuzima ubayemo Marite situbuzi ubuzima wenda ubaye mu buzima bwiza cyangwa bura gusa sha reka nkubwiza ukuri zamuhira ariko ntago nyamwifuriza ibibi azahirirwa harayagiye azagaruka oya azanahirwe rwose azashake bigende azashake agira urugo rwiza ariko nanone dare umukobwa nanone Marite akantu ko gutabana ukabutanaza no kureba umugore yararwaye ukabutanahamagara ati mpa n'umwana tuvugane ako kantu akorera kurwara kuriya natubwenge kuriya nkubwira Marite wapi buriya niyo navuga ati nkeneye gutaha by'ukuri ubu yari buri umuntu umuguriza ati cyahari agira inshuti nkeya erega reka nkubwire n'ubundi gutaha ntiyaraje aje kugukiza ahubwo kuguhamagara niyo mamagara kampumuriza ati sinshoboye kuza ariko basi ihanga yego niba wenda kugenda itike ari 30 nakavuga ati kafata 10 ndikoherereza mureke mbabwire mwabagabo ushobora guta umugore wawe n'abantu kuba tukagenda bitewe nawe n'ibibazo wifitiye buri abagabo buri twese tugira ibibazo bitandukanye kandi tubyakira bitandukanye ushobora kuba waragiye ufite ibibazo byawe wapfuye n'umugore wawe ibyo rwose biranumvikana ariko se harya abana baba bazize iki abana babigendera mu mafaranga niba winjiza 5,000 wenda ku munsi ntuvuga ati kamfata 1,000 nyoherereze ngabo cyangwa jana niba n'undi nugihanye nanyina ntago akirya wenyine agisangira n'abana ukagenda ukajya wirirwa wisekesha akajya wirirwa mutono tudashinga wapipe ni 0 ku 10 kubera shimisha umugore buri abagore dushimishwa n'akantu gato ntugire ngo shani ikintu akeneye nagakeneye kumuha amafaranga abagore tumeze nk'ibigori yego subona ibibazo ufite subona n'ibintu wanyuze byose ntagufashe nkuba guhamagaye kuko ati mugore wanjye umeze ute nanjye nagize ibibazo ndi muri bibazo reka ngo 5,000 kankubwiza ukuri umuntu mwabanye mu nzu umugore wawe n'umugabo muhuzwa n'akantu gato cyane kamafuti abagore twe tuba tworoshye ahubwo abagabo ni mwebwe mukomeza imitwe mukayibyimbya mugakomeza ibintu nk'ubu namutse uvuze ati ukwezi kurashize sasha amezi nk'ane ntagiye gushiragiye anese sarenga ashaka kuba narenga 6 muri ayo mezi yose muri ayo mezi yose niba nta n'ibihumbi 50 arakoherereza byibura ashaka avuga ati cyangwa ikindi gihe ati mugore wanjye akiri 20,20 nego we genda ugurira abantu umwenda sibyo genda ugurira abantu umwenda cyangwa hahaga kawunga cyangwa ifu y'igikoma ayo mafaranga uyafata wishimye nareke 50 yohereze 5 kavuga ati umugabo wanjye byibura nubwo ntaye yibutsa abana ariko se uraho uri 0 umugore wawe nawe ntako ameze urafata video urikaraga ngo muri Kenya ngo yasohotse ngayo yari kumutera amasikara ari kugenda kuri zantuza niba bagutuka rwose ujye wihangana kubera yuko hari ibintu umuntu akora bafite n'impamvu yo kumutuka ukavuga uyu muntu erega tunarenzaho uzi ko umuntu agukorera ibintu nubwo umugore wawe mwarapfuye ikintu kimeze gitari gihe ukarenza ugasiba ubuse ko yagarutse nkamubabara kandi yari yarantaye nkimenyera ibintu byose adahari abagore turabana beza uzi kugura ariko guhera ku isogisi kujya kugashuka yekamo umwana ubwo turi imfura ntago twebwe dukomeza ibintu ayangiza akaza nkamubabara tukabana wasanga azongera akaza nka uzakira umugabo wawe uzakira umugabo n'uwawe umugabo ahora ari umugabo nankundira azaza nkundira asinya byonyine mwati divorce ndayiguhaye azahita ambona uretse kuyakuta zicuza nyuma munsi y'ibirenge niyo azaba areba gusa uretse kuyakuta zicuza nyuma ntago nzicuza yes we ntago nzicuza tazamukumbura ukamubura papa na mama narababonye Jante ni mama wanjye ngabo ni papa wanjye tuzakomezanya ubuzima zigaragorana ubuzima cyane kadusoza ikiganiro ngo niko kwirebera abana ndabona amasaha zicumye amasaha yakuze ubwo reka dusoreza basoma ikiganiro